ndakwinginze. Ni Sami. Negerereza hanze. Wikomeza kwitinza. Aso ntari bugeri no joro. Nukuri se? Wimutegereza agenda. Uramugura se? Nibiki urimo kuvuga nibiki? Ha? Uravuga ibiki? Have sigaho Mustafa. Ndekura. Shaka amafaranga. Aki. Kauso. Nawe n'umusazi witonde. Genda vuba. Noneho ubwo umaze kungura nkoresha icyo ushaka. Ndakwinginze wivuga gutyo. Sabye imbabazi ku byabaye ijoro ryahise. Nukuri ntabwo nari ngambiriye kubabaza. Wanyumvise nabi gusa. Umwanya wawe muri njye ntagererana. Sinabikubwiye ijoro ryahise. Ndakwinginze mbabarira. Ndakwinginze. Reba ibintu nakuguriye. Ngwino urebe niba ubyishimiye. Nutabikunda cyangwa ngo bigukwire barakuguranira. Wabonye uburyo bwo gutagaguza amafaranga, gusa witonde. Biraba tugakomeza kurushaho gupfusha ubusa amafaranga. Abantu baba bayakeneye cyane. Si ikibazo. Sinzongera kugira ikibazo cy'amafaranga uhereye nonaha. Kandi nawe ntuzongera kugira ikibazo cy'amafaranga. Nzatuma ubaho neza. Amatara ashyushye cyane. Huha yahoze. Ifunguro ryatunganye. Kuki utasize imigati? Na imigati iracyari mishya. Namubwiye ngo ntagire uwasiga. Sultan Meriem ntarabyuka. Sinamubonye. Ashobora kuba akiryamye. Ubusanzwe aya masaha aba yabyutse. Yaba arwaye cyangwa hari ikindi kibazo? Mwijoro yaratuje, sibyo? Yaratuje cyane. Nta nubwo yariye neza reka njye kumureba. Ibyo ni ibiki? Uri gukina umukino? Ibyo ni bibi mwana wa. Irya. Muvandimwe Meriem. Meriem muvandi. Narakanguka. Twabigenze dute hari ikibazo yagize? Yagiye. Mana yanjye. Ashobora kuba agiye gutembera mu kanya aragaruka. Simbiza ashobora kujya n'ahandi keretse arwaye. Umva icara hano. Wikubagana. Banza umare ibyo kurya byawe cyangwa nkukubite. Mwaramutse. Mwaramutseho. Umeze mute? Njyewe meze neza nawe? Meze neza. Byiza. Ugiye hehe? Ngiye muri takataka Eminem. Hari ikintu papa yarantumye kumugurira mu iduka ryaho. Naho wowe? Uyu munsi nkufata nk'ikiruhuko. Mba ngenda ntembera. Wakoze ikintu cyiza. Abantu rimwe na rimwe baba babikeneye. Anti Mukadesi yabwiye mama ko uri gushaka inzu. None ugiye kuva mu mudugudu wacu. Mu by'ukuri turabiteganya. Nizere ko atari twe kibazo. Oya rwose siyo mpamvu. Rwose nta kintu na kimwe cyerekeranye nawe. Nabwiye umuvandimwe Meme nasubije ibibazo bye gusa. Nshuti humura ntabwo byatubabaje. Ntibyatubabaje. Nkubwije ukuri yazirikanye cyane cyane ibyo wamubwiye. Arimo gukora iperereza kuri kiriya kibazo cya Yashrani.
ndi kwibwira ko udakwiye kugira isoni. Uzamubwire neza ikibazo mufitanye hagati yanyu. Umuvandimwe wanjye Mohamed azagufasha. Twarabikemuye mu by'ukuri, nta kibazo na kimwe gihari rwose, turimo kubikemura. Ni byiza. Mu by'ukuri harakonje cyane aha hantu, sinahatinda reka njyemo imbere. Umunsi mwiza. Mugire umunsi mwiza. Murakoze. Fatmagul, uriye ngwino hano. Ngaho ndebera. Ntagishaka kwicarana nanjye ku meza. Uyu mukobwa ni ntashima. Mwaramutse. 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 Belinda yagiye gutembera. Ngo yagiye? Ngwino unywe icyayi. Oya ngiye kureba abakanishi bagomba gusubirana imodoka byihuse. Mwaramutse? Numwiteho. Ngwino wicara unywe icyayi. Reka nywe amazi maze ngende. Ndavuze ngo nywe icyayi. Nicyo ufite mu ntoki? Ntacyo. Kimpereze. Iki wagikuye hehe? Anti niyo wakibonye. Cyari kimanitse mu busitani imbere y'inzu. Yakivanye hariya nabimubonye. Nibyo se? Akunda guhora agifite mu mufuka. Nagikinishije nawe. Kimpereze. Nakimenye ndabona nkizi. Iki si kimwe Mustafa yambaraga? Ni Fatmagul wakimuhaye ndabyibuka neza cyane. Cyageze hano gite? Ariko yabivuze. Fatmagul yagisanze imbere y'inzu. Kimpereze. Cicika. Wari uri hehe? Narindi gukoresha imashini. Ndahazi. Genda woga intoki no mu maso. Ihute. Ndabisoma nimara kunywa icyayi. Niwemere ko badutwarira imodoka. Yarangiritse mwana wa, yarangiritse. Imodoka yacu. Tuzagura iyindi. Terimaze yigura rwose. Kwinjire ngwino. Ntabwo ari nziza. Kuzigaburira birashimishije. Nizere ko inzu tuzimukiramo ifite ubusitani nk'ubu. Dushobora kubaka akazu gato, tukagura inyoni
ukajya uzigaburira. ntugateganye iby'ejo hazaza. by'umwihariko kuri njye ntukagire na kimwe. aho tuzajya hose, aho twaba hose, ntituzigera duhuza mu buzima. wemerewe gutekereza ibyawe gusa njye ntukakiremo. Ibi uri kubikora mu buryo budasanzwe, urimo kwihatamo kumfata nabi cyane bene aka kageni. Uko kugufata neza kuri njye bimeze nko kwigambanira. nuko yazanye imodoka yawe. yego biratangaje. Mustafa, sohoka hano. Uri umusazi? Nta kandi kazi ufite wakora. Ariko banza byagucanze, ntushobora kwicara hano. Sohoka ujye kwicara hanze. Meze neza. Ndavuze ngo sohoka hano. Bwana Rishata agusanze hano yandakarira. Ntacyari bugutware n'inshuti yanjye. Uriya ni inshuti yanjye rwose. Yandakarira uramutse utumye ntegerereza hanze. Ndahamagara abashinzwe umutekano. Mwaramutse neza. habaye iki? Nagira ngo mpamagare abashinzwe umutekano. Habaye iki? Umushoferi wa Bwana Edouard, Mustafa. Nasanze yicaye mu biro byawe imbere. Yanze gusohoka. Kandi dufitanye inama, nta kibazo. ngiye mu biro byanjye. Ngaho ngwino. Ibi bisobanuye iki? Mwaramutse? Urabizi neza ko utagikora ahangaha. Ni iki cyakuzanye? Mfite icyo nshaka kubabwira. Ariko ejo ibintu byose twarabivuze. Yego, gusa najye kubitekerezaho kandi naguhaye uburenganzira. Rwose amafaranga ni ingenzi cyane. Kugira ngo umuntu abeho neza buri kimwe ni ingenzi. Igihembo umuntu yakwiha ni igihembo gikomeye cyane cyo kubaho neza. rekera kuvuga ubugoryi, nibyo ushaka kuvuga. Nkeneye amafaranga menshi cyane arenze ayo mwampaye mbere. Ndashaka kuba ndafite ibibazo by'amafaranga, mbese nkabaho nkamwe. Ndashaka kwambara nkamwe, nkagendera mu mamodoka ahenze nk'ayanyu. Yongera gusakuza ahangaha. Ndashaka kuba mu nzu nziza cyane nk'izo mubamo namwe. Murimo kunyumva? Ndashaka kugira uburenganzira nk'ubwo namwe mufite. byonyine n'aya mafaranga yagusashije. arenzeho ni ukuri yagusaza bikabije. ntacyo yaba akikumariye uri mu bitaro. Bwana Richard, ndi serious cyane. Ndashaka guhura na Rishati ya Sharani. Mwaba mufite gahunda? Oya rwose. Gusa ngomba kumubona, birihutirwa. Afite inama ubu tuvugana? Tegereza. Genda umubwire ko ndi hano. Arahagarika iyo nama ze hano. Nanjye ndashaka kubona ahantu heza nk'aho mujya.
Niriye tandukano riri hagati yacu usibye amafaranga. Ibyo ntabwo ari byo twumvikanye rwose. Kandi nanakubwiye ibizakubaho mu gihe uramutse wanze icyifuzo cyanjye. Ikindi kandi nta muntu wemerewe undi kintu. Bwari ubucuruzi. Niba naragurishije icyubahiro cyanjye muri cya cyumba, agaciro kacyo ntabwo ari igikapu. Icyo ni iki? Nyakubahwa, Meriye Maxwell hano yavuze ko umuzi yitwa Ebenine. Sinshaka kuba ikigwari mama. Sinshaka kumujya kure habe namba. Sinshaka kuba uyanga. Sinshaka kuba umuntu mubi ku buryo yajya mbona agahunga. Icyampa nkagira ibyiringiro. Ibyiringiro bikeya. Ndabizi kutazigira umbabarira. Ntuzibagirwa hahise. Ntuzigera unkunda. Byirengagije byose. Byirengagije byose, ndashaka byibura kugira icyizere gike.